hanyuma yitwa Kayizidora. Kayizidora yamenyekanye cyane kuri TikTok. Kayizidora avuga ko ari umuhungu wo mu bakire ngo ndetse ko afite amamiliyari n'amamiliyari kuri konti, afite amamodoka ahenze, ibibuga by'indege n'ibindi bintu bitandukanye. Abantu benshi bitewe n'uburyo Kayizidora abivugamo, confidence aba afite n'ibindi bintu byinshi bimutera kwiyumva, bituma batemera koko ko ari umukire. Ese koko Kayizidora wamenyekanye kuri TikTok nk'umwana wo mu bakire koko yaba ari umukire? Iki kiganiro cyitwa Menya ko, ugitegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Mafiyeri Original. Nguhaye ikaze hano kuri Gikompara TV. Nshimira mwe mwese wakoze subscribe, nawe ukibona iyi video ukande subscribe, ntibagirwe na like kugira ngo iyi video YouTube ibashe kuyoherereza abandi bantu igere kure. Niba nta mutima mubi unsigira subscribe, reka dukomeze. Kayizidora ubundi atuye hano mu mujyi wa Kigali. Ese koko Kayizidora ni umukire? Abantu subundi batemera ko ari umukire twabyemezwa n'iki ko nanjye ndimo? Kayizidora suko kubeshya ntago mwiyumvamo bitewe n'ibintu avuga ko ari umukire cyane, ndetse abantu benshi bamutinya. Ajya areba umuhanzi akavuga ko agiye kumugura, ndetse yerutse no kuvuga ko agiye gushinga label. Ese koko ibi bintu byaba ari byo? Niki cyakwemeza ko Kayizidora ari umukire? Umva nawe uburyo nyir'ubwite abyivugira. Ntugatange rifite indi mu modoka bakurema ndumva batangiye kuno. Hey guys, ni Kayizidora, rich kid, umwana mu bakire, umwana avutse byaremeye, umwana wasevingiwe, umwana ufite za miliyari nyinshi cyane z'amadolari, umwana ufite imitungo myinshi cyane kuri nose kabisa. So hangara rero natemberanye n'umukunzi wanjye duha abantu lift ariko nyumvira rwose umwana wanjye ari seriye. Munavuga ngo ndiratangwa ibiki n'ibiki. Guys, muri comment mwandike umukunzi wanjye mugumane cyangwa mutishanga, gusa ngenda mukunda nkunda kuna ari class. Mwandike muri comment mumbwire. Naje kubagisha inama kabisa, ni mumbwire. Ese koko Kayizidora yaba ari umukire nk'uko abyivugiye? Niki cyatwemeza ko Kayizidora ari umukire? Iki nicyo kiba cyanzanye kugira ngo ucukumburire akantu ku kandi. Ari mpamvu nkubwira ngo mfollowinga, ndetse nibagirwa no gukora subscribe niba uri kuri YouTube cyangwa kuri TikTok. Umfollowinge kuko njye uyu mfollowinze nanjye ndagufollowinga, nkanarikinga video zawe zose. Reka ngwenze nkwemeze ndetse nanagushyiremo video igaragaza koko niba Kayizidora yaba ari umukire. Ese koko dore mwe mwanze kwemera ko Kayizidora ari umukire? Dore imodoka za Kayizidora shaje Gisenyi papa. Yego wabyiboneye koko Kayizidora ashobora kuba ari umukire koko nkuko wabyumvise. Ubwo bushakashatsi tuba twarabukoze ndetse twanagendeye kuri video kugira ngo mutaza kuvuga ko turi abateka mitwe, dore ko muri iyi minsi YouTube mutakiyizera bitewe nuko haje abahaka batangaza amakuru ya pirate. Ariko twebwe tujye dutangaza amakuru ya pirate. Reka twikomereze n'amakuru y'imyidagaduro y'uyu munsi. Umunyamakuru mwakunze Gerard Mbabazi yarari mu buriri. Ubwo yarari mu buriri yaje kurota inzozi mbi cyane. Wakibaza ngo izo nzozi yarose ni izihe? Yavuye mu kazi, amaze kuva mu kazi ajya mu rugo, arangije afata telefone ye ajya kuri TikTok aratangaza ati reka nshimira abantu bose twabanye kuva mu mwaka wa 2014 kugeza uyu munsi. Nkaba maze igihe kingana n'imyaka 10 nkura muri RBA, nkaba ngiye gusezera RBA mu rwego rutunguranye cyane. Gusa nk'ibyo bidahagije, Gerard Mbabazi yabeshyaga kuko akunda RBA cyane. Reka mureke kuvuga ko muraho janga kujya gushime mu buryo twabanye mu myaka 10 ishize nkora muri RBA, kubera ko nayujuje mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2024. nagiye muri RBA mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 4 ku itariki ya mbere. Rero uyu munsi namaze gufata icyemezo gikomeye
cyo gusezera muri RBA kugira ngo twongere kubana mu bindi bice bitandukanye, cyane cyane aho mukunda kumubona kuri YouTube. Hari byinshi cyane ngiye kuguha. Reka rero ngushimire by'umwihariko kuba warabanye nanjye kuri televiziyo Rwanda, nko muri Zoom In, kuri Magic FM, kuri Radio Rwanda. No kuri Imana igumisha ko wanyeretse urukundo rudasanzwe muri runo rugendo rundi ngiye gutangira. Rero ndagusaba ngo ukomeze kugenda ubana nanjye, kubera ko ntabwo ngiye kuva mu itangazamakuru. N'ashimwe by'umwihariko RBA, abakozi baho n'ubuyobozi bwaho, mwambaniye neza. Imana ibaho umugisha. Rero wowe tubana umunsi ku munsi, wakunze ibiganiro byanjye, mukunda ibyo nkora, komeza ubane nanjye. Thank you so much. Nyambo rero ni umukobwa mwiza cyane w'umunyarwandakazi uvuka mu karere ka Kirehe ahitwa Nyabitare. Nyambo rero yamenyekanye cyane muri filime yitwa My Heart ya Kiramani, azwi muze yitwa Ibanga n'izindi zitandukanye, ndetse n'umubyinnyi Titi Brown. Titi Brown ni umubyinnyi, ntago ari umukinnyi, ni umubyinnyi, akaba yaramenyekanye cyane abyina indirimbo zitandukanye. Aba rero bavuga ko atari abakunzi cyangwa se badakundana byo kuzashakana nk'umugabo n'umugore, ahubwo ko ari best friend cyangwa se inshuti magara. Ariko ibikorwa bakora nibyo batwereka ntabwo bitugaragariza koko kari inshuti magara, kuko biriravuga ngo abantu nk'abo muzabenyera ku mbuto zabo. Imbuto batwerera ziba zigaragaza ko bakundana, ariko se ubundi reka twibaze, ubu best buzarangira ryari? Ese koko ibi bizageraho bigira iherezo? Umwe avuga ko afite umukunzi uri hanze, n'undi akavuga ko afite umukunzi uri hanze. Reka mbanze mbashiremo kano ka video murebe ibintu Titi Brown yakoze ubwo indirimbo Sikosa yasohokaga, ari nongeye guhita mvugaho. I am so down, we can hang out. Chamaranga, just show me that you love me back. Nari niviriye mu akazi mvuga nta kandi kuko sinkora mu biro, ahubwo nikorera ikiyedi. Nari niviriye mu kazi isaa moya n'igice ku izo tariki zavuzwe haruguru, nuko mfata telefone yanjye nyarukira kuri YouTube, nandikamo Sikosa by The Ben ndetse na Kevin Kade, indirimbo ndayibura. Wakwibaza uti byagenze gute? Iyi ndirimbo yari yasibwe. Iyi ndirimbo yari yasibwe ku rubuga rwa YouTube, bitewe nuko abantu bakomeje kubivuga ko iyi ndirimbo yaba ari inshishurano tukabihakana. Ese byaba byagenze gute kugira ngo iyi ndirimbo igaruke kuri YouTube? Bivuze ko iyi ndirimbo byanga byakunda nyiri kuyihanga cyangwa se nyiri kubarega ko bamushishuye, bamuguriye akantu, kuko itariki 31 Kanama ubwo hari saa moya n'igice naje gusubira kuri rwo rwa YouTube, nsanga indirimbo yaje kugaruka, imaze kuzuza 1 miliyoni ndetse n'ibihumbi 200 by'amaviews mu minsi 7 yonyine. Ni indirimbo ikunzwe ku rwego utabasha kwiyumvisha. Iki kiganiro cyitwa Menya ko. Mwibutse ko iki kiganiro ugisanga amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, ugitegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Mafie Original. Wibuka gukora like ndetse na subscribe kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro. Ubutaha rero nshaka kubagezaho top 5 y'abahanzi bakunzwe. Niyo mpamvu mubwira ngo kora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ciao ciao.